niba hari ibintu bitera isoni no kubona umuntu yirirwa mu rusengero ku cyumweru agacamo ku wa mbere ku wa kabiri akaja no ku mupfumu. Mu bintu bitera isoni bibaho ni ukubona umuntu aja mu giterane cya mbere akaja mu kindi bakamubwira ukundi Imana ikomeye, bwaca mu gitondo akaryamana n'umuntu ngo amuhe ifaranga kandi hari Imana itanga amafaranga. Ibi byaha mubona bigenda bikorwa ni isi igenda itera abantu ubwoba bakamanika amaboko imbere ya shitani. Ibiryo byarabuze. Kera ibiryo bigihari ntabwo abantu baryaga inyanya tuzirishijwe n'inzara. Ubu nimubona turi gusinzira mu materaniro ni inyanya twagize gute? Ibiryo bigihari abantu barabyinaga ivumbi rigatumuka. None umuntu ari kubyina imitsi ikamujya kubera inyanya. Ariko hari n'igihe abantu bagira n'inyanya mu materaniro kajya kubona ukabona igihe bari kugipfusha ubusa kandi ibiryo bihari. Hari umunsi umwe turi hano mu materaniro umuntu aravuga ngo tugiye gutangira ngo turakomeje ngo iki gihande ngo gihaguruke kivuge ngo ha, ngo niki kivuge ngo ru, ngo niki kivuge ngo ya, ntego nyanya. Ubwo si ubwo turageza ryari? Ukabona ijambo rimwe barivuze iminota 10 kavuga uti zine nyanya tu. Ayo mashi ntabwo angana n'abantu baraha bafite ibiganza mukomera Imana amashi, mwongera Imana amashi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ibaha umugisha. Haleluya. Abari maso mwikirize haleluya. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Amazina mushumba yavuze kandi hano kuri sejemo ni mu rugo, ariko abashitsi baje twahuriye ndaza kubibwira. Dusome Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. Ndashaka gusoma imirongo igeze kuri 2 kongera ngasoma beya bateguye igiterane aho bifashishije kavuga bike ibyinshi umwuka wera babivuga abari mu materaniro. Zaburi ya 93 ku murongo waho wa 4 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo muvuze ngo amen. Haranditswe ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirushiki imbara. Abirushiki. Dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo w'8. Haranditswe ngo ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo w'8. Haranditswe ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Tuvuge ngo amena cyane. Tuvuge ngo amena cyane. Ndashaka ko dusoma intego y'abateguye igiterane aho bifashishije ni muri Yesaya 40 ku murongo wa 26. Mwayisomye kuva mu gitondo, ariko reka nyuma ya saa sita nimugoroba dusome B gusa. B haravuga ngo kuko afite imbaraga zingana gute? Nyinshi. Narinzi ko muri gusoma namwe none nsanze ndi gusoma nje nyine. B haravuga ngo kuko afite imbaraga, tuvuge ngo nyinshi, akagira n'amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kigira gute? Nta na kimwe kigira gute? Ariko ibyo byose kuba nta na kimwe kizimira nuko afite iki? Nuko afite iki? Mwakira ijambo ry'Imana. Ni ufite imbaraga. Twese turirimbe. Zo gukiza ababembe zigakiza. Ni ufite. Abatari kuririmba ndi kubareba ariko nta kibazo. Abo hejuru twiririmbire. Zo gukiza zigakiza.
Haleluya, haleluya. Ndashaka ko muri uyu mugoroba tuganira ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo abirusha imbaraga. Abirusha iki? Abirusha iki? Hindukira ubwira uwo mwicaranye mubwira uti biguhangayikishije humura abirusha imbaraga. Abirusha imbaraga. Abirusha imbaraga. Ibigukuye umutima, ibiguhagaritse umutima, abirusha. Turashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo, niyo yaduhamagaye uyu muhamagaro, niyo itumye tuba duhagaze aha. Icya kabiri turashimira kandi abashumba, by'umwihariko umushumba w'itorero rya Beteri n'umushumba w'itorero rya Sejemu, nabo turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Tukongera tugashimira kandi perezida wa korali Beteri na perezida wa korali Gosheni. Presidente, namwe turabashimiye, namwe mwadutekerejeho ko twaba umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana muri iki giterane. Imana ibaha umugisha. Tukongera tugashimira mwebwe mwicaye aha, namwe mudahari ntacyo twakora. Muvuge ngo nitwe murimo w'Imana. Iyo muhari umurimo w'Imana ubuhari, namwe Imana ibaha umugisha. Reka tuve muri ibyo, ayo ni amaprotokole, ariko abateguye iri jambo Yesaya 40 ku murongo wa 10 ku murongo wa 26 muraza kusoma wose nimubona umwanya, ariko nje nsomye B, umurongo bufite A na B. Ariko kuri 12 nahasanze amagambo yandikishijwe umukara cyane, inyugute, havuga ngo uburyo Imana ikomeye. Uburyo Imana igize gute? Ikomeye. Reka mbabwire abantu bari hano, dufite tashi cyangwa se akazi. Naringiye kuvuga ikiraka, ariko ikiraka kiraciriritse kirangira vuba. Dufite umukoro wo kubwira abantu ko Imana ikomeye. Mbibutse ko nta kandi kazi dufite ku isi nako kwamamaza ishimwe rye yaduhamagaye. Nta kindi, ibyo wavuga byose nutemeza abantu ko Imana ikomeye. Kubera iki dukwiriye kubwira abantu ko Imana ikomeye? Hari indi aduyi ica mu bantu ikagenda ibwira abantu ko Imana idakomeye. Witwa Satani, ni fandi w'abadayimoni. Aca mu bantu, hari abasanga mu isoko akababwira ati iyi nzu wayikodeshereje iki? Ahubwo ugiye guhomba, n'ibiri mu rugo uzabitanga hano. Hari ubwo asanga abandi ku ishuri turi kwiga uzaba iki? Hari ubwo asanga abantu mu rugo akabwira umugore ati uyu mugabo ntimuzasazana. Hari n'ubwo abwira umugabo ati uyu mugore wamutaraguye kandi ubukwe bwarabaye. Rero umuntu agahita avuga ati n'ubundi ntacyo nzimarira, reka nywe tiyoda cyangwa nje mu mugozi. Muri kubona ko abantu bari kwiyahura cyane. Nuko wenda batagenda ngo bagaruke tubabaze icyatumye biyahura, ariko abatariyahura ntimwiyahure, Imana irakomeye. Mwigenda, dufite akazi ko kubwira abantu uburyo Imana igize gute? Ikomeye. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nongere mbibutse ko mu bintu byose bifite imbaraga ku isi, bifite imbaraga ku isi, icyambere ni amazi. Icyambere ni iki? Icyambere ni iki? Amazi afite imbaraga. Mu bintu byaremwe biriho, amazi afite iki? Amazi niyo yonyine yakwica ribu ntiyafate. Ribu ntigire gute? Ntikore na nkete ikavuga iti mumuterure mumushyire mu modoka twigendere, amazi akahasigara. Nanze kuvuga umuriro kuko amazi niyo abyara iki? Amazi niyo abyara umuriro. Ejo bundi amazi yishe abantu barenga 100 iwacu muri Rubavu. Ingabo zijayo, n'umukuru w'igihugu ajayo, n'abaminisitiri bajayo, barahateranira bakora ibyo barakora, barigendera sebe yigira gute? Muvuge ngo irasigara. Abantu 100, abantu bangahe? Nta wundi muntu wapfa kubitinyuka ngo yica abanyarwanda 100 ngo leta imurebere, ariko kuko ari amazi.
amazi afite imbaraga. Ibihugu bikomeye twita bikomeye byo hanze za Burayi na heno muri Aziya, amazi ararakara agatwika umujyi wose akawurangiza, agasenya umujyi wose akawurangiza. Abantu bati muhave byarangiye, amazi yabaye amazi. Ariko muri ibyo byose nanze kuvuga ibindi bintu, ubwo naba ngiye kubyamamaza. Reka mbabwire ukuntu Imana ikomeye kuruta ibyo byose. Kuruta ibyo, hari n'abandi bantu bavuga ko bakomeye, ariko buriya reka mbabwire, haleluya, nta muntu ukomeye ubaho, biterwa na protokole afite. Kuko umuntu wese uko yaba ari kose, umukubise igipfunsi yava imyuna. Umuntu wese uko yaba ari kose, ubonye uko ukimugezaho yava iki? Yava imyuna. Ariko hari igihe aba afite protokole ku buryo utapfa no kumugera iruhande. Ariko ntabwo hakomeye we, hakomeye umwanya arimo. Ariko hari umunsi azaba. Ndagira ngo rero mbabwire Imana ikomeye. Imana igize gute? Uyu mwanditsi, izi zaburi ya 90 niyo 91 niya 92 wakagaza ku ya 3 ndetse hafi niya 94. Haleluya. Izi zaburi ni za Mose. Mose yabonye Imana ikora ibitangaza. Mose yabonye Imana ikora ibirenze ubwenge bwe. Mose uyu niwe wigeze kubwira Imana ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Yarari kubona ukuntu abantu bifashe nk'abatagira ubwenge, ukuntu abantu bapfusha igihe ubusa, kandi igihe iyo gishize kitagaruka. Igihe kiri mu bintu bigenda ntibigaruke. Bigenda ntibigire gute? Ntibigaruke. Hari ibintu bitatu bigenda ntibigaruke, igihe nacyo kirimo. Nuko mwarakaye muvuze ngo amena, nababwira ikindi kintu kigenda ntibigaruke. Ikindi kintu kigenda ntikigaruke ni ijambo wavuze, naryo riragenda ntirigaruka. Ikindi kintu kigenda ntikigaruke ni icizere. Iyo utakaje icizere, kwirirwa urasaba imbabazi ngo mumbabarire, ngo nari nibye igihumbi ngo sinzongera kwiba. Baravuga bati turaguma mu rugo ariko turajya turakinga aho dushira amafaranga. Icizere iyo kitakaye ntikigira gute? Ntikigaruka. Abantu barakubabarira ariko baba bakubonye. Haleluya. Ndagira ngo nihute mbabwire iyi Mana. Bibiliya yaravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye cyane, Uwiteka uri hejuru ya byose, abirusha iki? Abirusha iki? Bibiliya ivuga amagambo make ariko afite ibintu byinshi asobanura. Ubu hari ibintu bidutwaje igitugu, ubu hari ibintu bidufashe w'ijambo, ubu hari ibintu dufashirizwa hano twataha bikatwemeza ibindi bintu. Ariko nutwariza imbaraga iki giterane cyakoreyemo, ukazigeza mu rugo, ukazigeza aho ukorera, uzazikoreramo kandi hazakoreka ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Hazakoreka ibintu bikomeye cyane. Muraza kwihangana, naje kwifashisha ibyanditswe byera, nsoma mu mateka, nsanga hano ku isi tweba abakristo, ntabwo ndaza kuvuga ibyo hanze. Hari ijambo ry'Imana turishiramo ibyo hanze cyane, ugasanga ibirungo byasumbye ibiryo ubwinshi, kandi nabwo ntabwo ari byiza. Narababwiye ngo kimwe mu bintu byerekana urugo ruhagaze nabi mu mufuka niyo bakwakiriye ku meza ugasanga ibirungo bisumbye ibiryo ubwinshi, mbese ukabona inyanya ziruta ibishimbo. Uzahita uvuga uturu rugo, iyi famiye ku bw'ububabare bwe bukabije, ubagirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose.
ukabona inyanya ziruta ibishimbo. Ubundi ntabwo inyanya byari ibiryo by'abantu, inyanya tuzirishijwe n'ibibazo, ntabwo inyanya ari ibiryo. Uravuze ngo ndabeshe? Ninjye wavuze ngo naciye umugani uvuga ngo nta gusangira inyanya, none ubu dusigaye inyoni twarazibwiye ngo zihangane tube tura ibiryo byarabuze. Kera ibiryo bigihari ntabwo abantu baryaga inyanya, inyanya tuzirishijwe n'inzara. Kuko kera bari abasaza barabizi, n'abakecuru bari hano, kera abantu baterekaga inkono se murayizi, ifite amabondo y'ibumba ku mashiga, bagashiramo ibishimbo n'amashaza byumye, bagahera mu gitondo saa moya babicaniye, byagera saa 5 bashizemo n'umunyu w'igikukuri bigatanga urufuro rw'umukara. Ubundi byagera saa 5 bakanyarukira munsi y'urugo bakazana amateke cyangwa imyumbati. Iwacu mu Kinigi n'ibirayi byitwa Kinigi, bagakekeraho batabihase, bagakubitaho bakongera bagacanira. Hashira isaha bakanyarukira hejuru y'inzu bakazana igihaza, bakaba baketsemo 4 bagashiraho bakongera bagacanira. None ndashaka kukubaza, ibishimbo n'amashaza bibanje hasi, bagakurikizaho imyumbati cyangwa amateke cyangwa ibirayi, hejuru bagashiraho ibihaza. Ubwo inyanya wazishira hasi wazishira hejuru? Gira vuba ndi kwihuta turataha kure. Urumva hari umwanya w'inyanya urimo? Harimo umwanya w'inyanya. Ubwo rero nimubona muri guhaha inyanya muzamenye ko hari kirize yabaye. Ari igihe umuntu agera hara kwa Mutangana ukabona fuso yuzuye inyanya ukavuga uti mana turapfuye rwose, izi zizabona abaguzi mu kanya bakazigabagabana zigashira. Ubu nimubona turi gusinzira mu materaniro ni inyanya twagize gute? Ibiryo bigihari abantu barabyinaga ivumbi rigatumuka, none umuntu ari kubyina imitsi ikamujya kubera inyanya. Ariko hari n'igihe abantu bagira n'inyanya mu materaniro, kajya kubona ukabona igihe bari kugipfusha ubusa kandi ibiryo bihari. Hari umunsi umwe turi hano mu materaniro, umuntu aravuga ngo tugiye gutangira, ngo turakomeje, ngo iki gihande ngo gihaguruke kivuge ngo ha, ngo niki kivuge ngo ru, ngo niki kivuge ngo ya, ntego nyanya. Ubwo si ubwo turageza ryari? Ukabona ijambo rimwe barivuze iminota 10, kavuga uti izi ni inyanya tu. Ariko mureke tujye ibiryo, ibirungo buri wese arabyishakira. Ndashaka kubaha ibiryo, ibirungo muragira gute? Abo hejuru haleluya twumve. Imana nihabwe icubahiro. Ndagira ngo munsengere mu minota mfite hano, ubu batangiye kuyibara babishinzwe. Ninje safuriya, ariko namwe amasengesho yanyu ni inkwi, uko murajya munsengera ndakozamo ikirushe mbahibihiye. Munsengere rero. Bibiliya iravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha iki? Imbaraga. Nababwiye ibintu bikomeye by'ibidukikije, igikomeye ni amazi. Ibindi sindabivuga, reka nivugire ku gukomera kw'abantu. Hari abantu bagiye bakomera ku isi, sindi buvuge abo muri digisiyoneri, ndavuga abo muri Bibiliya kuko nicyo gitabo gikwiriye kusomerwa mu iteraniro. Bibiliya yerekana ko uwa mbere wakomeye muri Bibiliya ni Farawo. Ninde? Farawo ni umwami wa Egiputa, yari akomeye. Iyo tuvuze gukomera kwa Farawo nta muntu ugomba gushidikanya. Farawo n'igihugu cye cya Egiputa, mu gihe iki gihe Bibiliya ivuga banditse, Egiputa yari ikomeye, yari isumbye imbaraga ibi bihugu bikomeye muri iki kinyejana. Za Amerika zari zitarabaho, n'abandi bari batarabaho, ariko mu bihugu byari bifite abami, Farawo niwe wari ukomeye muri icyo gihe. Bibiliya yerekana ko Farawo yakomeye, akomera ahagarariye shitani, kuko Egiputa byasobanuraga inyuma mu byaha. Hari agakorasi kera twateraga kavuga ngo Mwegiputa sinzasubirayo, abariyo. Tukagira ibikumwe guca, abakaririmbyeho barahari, abariyo manu bakureyo. Byasobanuraga ko nyine muri Egiputa ari habi. Farawo rero wari uhahagarariye yigeze gukomera, agera ku rwego
afata ubwoko bw'Imana abuhindura abacakara, yumva nta wundi muntu wamukura mu biganza kubera gukomera. Umunsi umwe iyi Mana twicaye imbere irafuha, iyo hagize ibindi bintu bishaka gukomera imbere yayo bigashaka kurokirita abantu b'Imana ngo bibemeze ko bikomeye, Imana irahaguruka. Imana igwanira umwanya wa mbere. Kuva isi yaremwa Imana ntiratsindwa mu mihigo. Nimubyemeza muvuge ngo amen. Kuva isi yaremwa Imana ntiratsindwa mu mihigo. Imana ihagurutse uwitwa Mose, iramubwira ngo nabonye umugabo uzi ko akomeye, yavuze ko afite imbaraga, yamaze kwemeza abantu ko nta muntu wamwaka ubwoko afite, yamaze kwemeza abantu ko akomeye, nta kindi kintu gikomeye, kandi nshaka ko amenya ko ari nje ukomeye. Dufite akazi ko kubwira abantu ko Imana rigize gute ikomeye. Bibiliya ivuga ko Imana yabwiye Mose ngo jayo, kugira ngo wumve ukuntu Imana izi gukina umukino ukomeye. Mose yari yarabaye umwana kwa Farawo, Mose yarazi Farawo, ariko Imana ifata Mose w'umwana kuri Farawo imusubiza imbere ya Farawo. Mose abwira Imana ati ariko Mana, nawe ujye uvuga ibintu uzi. Farawo uramuzi? Imana iti ndamuzi. Uramuzi? Ati ndamuzi. Uzi protokolo afite? Ati ndayizi. Uzi ingengo y'imari igihugu cye gifite? Ati nayo ndayizi. Uzi igihugu cy'uko cyubatse? Ati nabyo ndabizi. None urabona nabasha kumuhagarara imbere? Imana tuzahagarara. Na gute nahagarara navuga iki? Imana tuzavuga kandi ijye uvuze rizumvikana. Gute nkaba ubwo naba nkoze iki? Imana ati azakoreka igikorwa kimwe azemera. Bibiliya iravuga ngo Mose akishidikanya, Imana iramubwira ngo ufite iki? Agira ngo wenda hari icyo ajya kugura mu isoko. Vuga icyo ufitaho. Ati ni inkoni. Yishire hasi, ayishiraho. Muzabisoma mu Kuva igice cya 5. Ayishiraho. Imana iramubwira ngo yishire hasi, ihinduka inzoka. Agiye kwiruka ati yifata, arayifata. Iramubwira ngo reba iyo nkoni ihindutse inzoka, wayifata igahinduka inkoni, yimanukane niyo nzakoreramo. Arayimanukana, ajana na Aroni ayigejeje muri Egiputa. Mu kumwakira kuri gate ati nje murangeze imbere ya Farawo. Baramujyana, Farawo amubonye ati bite shati nibyiza, wari waragiye? Ati Mediyani. Ugarutse ute? Ati kubera Imana. Ati Imana ni iki? Ati ni Uwiteka. Ati Uwiteka bivuga iki? Ati arantumye. Agutumye iki? Ati kukubwira. Ambwira iki? Ngo rekura ubwoko. Inde? Rekura ubwoko bwe. Ubwoko se bwe ni ubuhe? Ati Abaheburayo. Farawo ati ngo iki? Ibyo bintu uvuga wabisubiramo? Ati Uwiteka. Yakoresheje ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka ni iki? Ngo Imana ninde? Ngo akibivuga Mose barambitse inkoni hasi, ihinduka inzoka. Farawo araseka, aramubwira ngo ibi ngibi ukoze, ngo n'abana bo muri garidiyeni ibintu binaha barabikora, nta gasha karimo. Ibi babyiga kuva mu ishuri muri primaire bakagera muri kaminuza, kandi nta nubwo ngiye guhamagara bo muri primaire bakibikoreramo stage, kampamagara bo abaprofeseri babo, ngo bahamagara muri Egiputa habagamo amasegisiyo mu ishuri, kwigisha kuroga, kuba umupfumu no kugira gute. Ngo ahamagara abarimu babo, arababwira ngo dore ibintu Mose akoze na Aroni, mu mukosore. Akoze imwe, mwe mukore nyinshi. Ngo buri muntu wese akajya akoriye. Ngo Farawo abaza Mose ati hari ikindi wakongeraho ngo weho n'Uwiteka mumva imbere? Mose yegera hirya abaza Uwiteka ati nta kandi kantu wakora se ko tugiye guseba? Nta kandi kantu, ariko wowe ko wasizemo inkoni gusa iyo ukora n'akandi. Uwiteka atari koze urukongera gusenga, hari usenga igiterane cyabaye, tahe n'ibyibuha ku munsi w'isoko. Iyi igiterane cyabaye ayo wasenze nayo. Haleluya! Ndagira ngo mbabwire, Imana yabwiye Mose ngo wikongera ku nsenga wasenze kare, hanga amaso iriya nzoka. Bibiliya iravuga ngo arayireba, ngo abona yeguye umutwe. Yeguye iki? Yeguye iki? Iki ni igiterane cyo kumenya imbaraga z'iki? Sima! Yegura umutwe.
ngo abona igize gucira asamye. Ko mutari kureba hano ngo yagira ica iya ntuzi kaza, yagira ica niya ntuzi kaja mu kanwa, yagira ica niya ntuzi kaja mu kanwa. Ngo kandi iyo yamiraga inzoka ngo nyirayo yahitaga avuga ati nzanire agenda yanje ndagiye. Yabagiriye inzoka nyirayo agahita aja kwihagarika akavuga ati hajya kuri toilette banyurahe. Farawo ati mugaruke ndabahera amatangazo hamwe. Irazijya zose girute irazimira. Fasha. Dufite akazi ko kwamamaza ishimwe gihe yaduhamagaye. Dufite akazi ko kuvuga imbaraga z'iki sima. Hari ibindi bintu mwisi bifite imbaraga, ariko hejuru y'imbaraga zose hariho imbaraga z'Imana. Abatabyemera ndi kubareba, ariko ababyemera mutere haleluya. Ababyemera turahari. Twebwe abo yagiriye neza turahari, turayishima. Ngo imaze kuzirya, umusaza yari yahagurutse ngo Mose ngo Uwiteka aramubwira ngo ngero uyisingire, ngo afata ku murizo wayihinduka inkoni, abwira Aroni ati tuzamuke dusubire i Gosheni, igiterane kirasoshe. Ngo Farawo azigarana n'abapfuma babaza ati nta kandi kantu mwakora? Bati ibyo twize byose bigize gute? Hari igihe kizagera ibyo abantu babize byose bikabashirana, amayere akabashirana, hakazasigara b'Imana yavuzeho ijambo, kandi ijambo ry'Imana rizayobora isi mu izina ryande ryayo. Imana yari yarabwiye Mose ngo Farawo nzakora ikintu kimwe, natemera nkora icya kabiri, natemera nkora icya gatatu, natemera nkora icya kane, natemera nkora icya gatanu, natemera nkora icya gatandatu, natemera nkora icya karindwi, natemera nkora icya munani, natemera nkora icya cyenda, icya cumi cyo kizamwemeza. Reka mbabwire ibintu byose Imana yakoze Farawo yaragendaga bisuzugura. Nubwo inzoka yari yizindi ya Mose, Farawo ntabwo yemeye. Ubu dufite abantu bataremera, ariko muvuge ngo bazemera. Farawo baramubwiraga bati warekura ubwoko bw'Imana ko amazi yabaye amaraso. Aravuga ati zi kuba amazi yabaye amaraso, Imana yadushiriyemo ikinzari. Ati kuturi guteka umuceri w'umweru ukaba umutuku, ati muwurye. Bamubwira bati nyabuna rekura ubwoko, inda zazamutse. Akavuga ati hari uwindi zarya igaca ukuboko, mujye mwishima, ariko Imana ntikomeze kudukanga. Bakamubwira bati ariko nyakubahwa Farawo uzi ko ibibugu byaje? Aravuga ati ariko ibibugu ni imbogo. Ibibugu si bibatwaye, ariko Imana ntikomeze kutumenyera. Bati ariko nyakubahwa wabarekura koko? Ntabwo uzi. Farawo ati ntikomeze kunkanga, nanjye sinkangika. Ariko Imana reka nyibabwire, Imana dusenga yakoze ikintu, mumbabare muvuze ngo amena nkibabwire. Imana yabwiye Mose ngo nzakora ikintu kitagira komantere, azabarekura. Uretse no kubarekura azabatereta ati mwatubabarira mukagenda. Mose akagira amatsiko y'ikintu Imana izakora. Nibutse umuntu wese waje muri iki giterane, ndagira ngo ngutangarize ko utagomba gutaha udasabye Imana ikintu izakora. Shitani akakurekura akava mu byawe, akarekura ibyawe. Uyu munsi, uyu mugoroba muri iki giterane dutegereje igitangaza Imana izakora. Ugatwita, igitangaza Imana izakora. Ukabona akazi, igitangaza Imana izakora. Wawe agakizwa, hari igitangaza kimwe Imana izakora, kandi ntutahe itakikongoreye. Bibiliya igaragaza ko icyo gitangaza cyabaye mu ijoro rimwe. Ngo Imana yishe abana b'imfura. Yishe abana yishe abana bose bo muri Egiputa, ngo n'amariza y'amatungo. Aba bana bapfa rero. Hari komantere imwe nasomye ngo yatumye Farawo akuka umutima. Murahari nyibabwire?
ngo Farawo baramubwiye ngo buri muntu wese ajyaga ahamagara ati mudutabara umwana wacu arapfuye. Undi agahita avuga ati natwe wacu ahise undi ati natwe ntabwo turi buze ahubwo wacu ahise ngo Farawo bakamuhamagara bati ko abana bacu bapfiriye rimwe. Farawo abwira umugore we ati reba umuhungu wacu natwe nibagihumeka. Umugore agiye kureba ati yapfuye kare. Farawo ahita komanteri yaravuze ngo kimwe mu bintu byashenguye Farawo agahita imbaraga ze ziba dawuni. Nyibabwire ngo yaratekereje ngo imbaraga Imana ikoresheje ngo yice imfura zose, aravuga ngo ubwo Imana ihereye ku mfura ngo irakurikizaho ba papa. Ubwo ihereye ku mfura irakurikizaho. Farawo ahita yiha umwanzuro ukomeye. Muvuze ngo amena nawe ubabwira. Farawo yahise avuga ngo aho kugira Abisirayeli bazagende ndi umurambo, nibagende ndi muzima, nibagende hakiri kare, kuko ndi kubona iyi Mana iri kwica umuntu atagwaye. Iyi Mana ifite aho ikanda abantu bakagira gute. Nibagende mbareba nsigare ku biryo. Ati none baragenda utabivuze ko wavuze ko batazagenda. Aravuga ati hajya mbibwire nde. Bati Mose na Aroni ati mubahamagare. Mose na Aroni barababwira ngo Farawo ari kubashaka, bamuhagarara imbere nabo n'amafiyeri menshi kuko imbaraga zayo Imana yabo yarakoze iby'imbaraga. Bahagaze bati uradushaka cyangwa? Farawo ati mwegere hino mbabwire, hajya mwavuze ko muzagenda ryari? Hajya mwavuze ko muzagenda ryari? Mose ati turagendera Mose dushakiye twabiteguye. Farawo ati hajya twabapfunyikira nibyo muzajya. Mose ati murenda mudupfunyikira ko twavuze ko tuzajana n'ibyacu byose, nta n'urwara tuzasiga. Ahubwo uracyafite icyo bivugaho. Farawo ati ahubwo nimugira n'ibindi mukenera babibahe, Imana yanyu irakomeye. Muvuge ngo Imana iratsinze. Muvuge ngo Imana iratsinze. Byarangiye Farawo abarekuye gukomera kwe kububusa. Imana yacu ifite imbaraga. Undi mwami wa kabiri ni umwami witwa Nebukadinezari. Yarakomeye agera ku rwego yari umwami w'i Babuloni. Yarakomeye agera ku rwego ngo yubaka umurwa, arawiyitirira, arawudekora, arakomera biramenyekana mu isi. Babuloni Babuloni nawe afata ubwoko bw'Imana, nawe buri Babuloni ngo kubera imbaraga yari afite ngo arema igishushanyo, aravuga ngo abantu bose nibakiramye. Baramubwira bati ariko hano hafi hatuye abarokore. Ati nabo bazakiramye. Ati ubwo bakiramye barabatijwe? Ati ibyo byibatizwa ntabyo ntimubimbwire. Ntabakiramya yewe barasenga kandi baruzuzwa. Nebukadinezari ati iryo ryuzuzwa rizabashiramo. Ati nyamara ati bazabikora. Mwese mbabone mu kibaya cya Dura. Ngo bashiramo igishushanyo. Baravuga ngo abantu bose nibakiramye. Amakonde ravuze ngo Seduraka ati ntabwo twe twanje namanura umutwe. Bedenego ati no. Meshaka nawe ati se namanura umutwe. Ngo bagaragara ari batatu. Umwami arabahamagara ati ariko muranzi mwebwe? Ati turakoze. Arababwira ngo munziga iki? Ubu tuvugana nabarisha amenyo, nabashishimura n'inzara, nategeka ngo babarase, navuga ngo babicishe inyundo, ubu byahita biba. Nje ndakomeye kandi bamaze kumpishurira ko ngo mwigize abarokore. Ubu tuvugana mfashe umwanzuro wo kubica, nta Mana yabankiza. Abahungu baramubwira bati disikuru yivuze nabushizemwe Imana. Iyo tuvuga twebwe waruva, ariko bwushizemo Imana reka tuyikubwire. Twe twarabuze naho tuyikubwirira. Igiterane baba barakibonye kandi baravuga ngo Imana yacu, ariko nta barokore bari hano ngo bavuga ngo iki? Mwongera musubiremo. Reka muvuge yacu nabo bafite yabo. Baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza amaboko yawe. Kandi ntugire ngo nibyo gusa twizeye, nitadukiza ntabwo dushobora kubararira imbere y'ikigirwamana wakoze.
umwami aravuga ati ubu none kugira ngo mbice neza nivunure nanjye nica umwaka. Umuriro niba wenyegeze kangahe? Kare. Hari wigeze kuvuga ati ubundi iyo bawenyegeza rimwe cyari kiratuma badasha, ariko kugira kubera yari yayobye yabihuje n'umubare w'Imana itabariraho kuri 7. Kuri 7 ngo babajugunya mu muriro. Babajugunya he? Bibiliya yaravuze ngo babajanye mu muriro, ngo umuriro warenza abari imbere ufata abari inyuma. Hari abantu bari abakandida bo gusha. Umuriro ntiwafata abo bashoreye imbere, ufata ababashoreye babanza gusha. Abandi bagezemo ngo batembera mu muriro. Batembera hehe? Tugiye gusenga ubu ndasoje. Batembera hehe? Turi ku ijambo ryo kuvuga imbaraga z'Imana yacu. Ngo umwami arebye mu muriro aravuga ati hajya twashizemo bangahe? Bati ni 3. Ati ko ndi kubonamo 4. Aravuga ati kandi uwa 4 ntabwo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Nebukadinezari ati mubakuremo nisubiyeho. Mubahamagare baze. Ngo babahamagaye yarabonye mu bangahe? Babakuyemo bakuramo bangahe? Uwa 4 yasigaye he? Vuga uti yasigayemo ngo azatabare n'undi uzajamo. Uwa 4 ntavamo, abagiyemo bamusangamo n'abavuyemo bamusigamo, kugira ngo nihagira undi uzajamo mwagira ibiganza gutya tugaha Imana icyubahiro. Nebukadinezari birangira atangaje ngo uhereye none Imana ya Seduraka na Meshake niyo Mana. Muzi ijambo yakoresheje Gosheni, yaravuze ngo niyo yonyine itabara bene aka kageni. Bene aka kageni mugira ibikumwe gutya bafite ibikumwe bitacitse. Iyo niyo twicaye imbere. Uwo munsi nawe Imana imwiyerekaniraho Nebukadinezari. Uwa 3 reka musorezeho wari ukomeye mu gihe gikomeye muri kiriya kinyejana cya Yesu ni Herode. Inde? Herode nawe yarakomeye, yayoboye abayuda. We yayoboye Yerusalemu, yayoboye abayuda, ariko ngo abayobora atari umuyuda, yari umwedomu. Ariko kuko abaroma aribo bari barakoroneje abayuda, barameze nk'ababafashe bugwate, babashiriraho umuyobozi. Baha abayuda umuyobozi utari umuyuda ngo ari ubayobora. Nawe yabahagaraye imbere ati mubishaka mutabishaka nzagira gute? Ntago muzaho naturutse. Abandi batariko nubwo uzi kutuyoboye nukuhahagarara gusa dufite umuyobozi. Abayuda baravuga ngo dufite ubuhanuzi, twe dufite umuyobozi utuyobora. Herode aravuga ati ibyo nibyo muzazira. Herode kubera kubabazwa nuko nguko bavuga ko bafite undi mwami, agenda baza abantu atariko nzakora iki ngo kugira ngo bose banyemere. Ko hari abantu batanyemera, batabahese. Atabantu bavuga ngo bafite ngo umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo. Herode tuzi ko nahanyuze bari kuvuga ngo bafite iki? Ngo umwami wabo ngo Yesu Kristo ngo ni nawe ki? Herode tubwo none nje naba ndiki. Bati none urabikora iki kutangiye kwizamuriza isukari? Aravuga ati mumbwira abantu ba nyina bayazana wizo ndirimbo. Baravuga ngo bafite apotre witwa Petero. Witwa nde? Bakagira nundi witwa Yakobo. Herode ngo umunsi umwe afata Yakobo, bihura n'isaha ye yo kuja mu ijuru. Aramwica bigira gute? Igihe cye cyari kigeze ngo yitahire, ngo arongera ariyogeza. Arababaza ngo undi nzabicira ninde? Bati ni Petero. Aravuga ati bamufate nawe. Petero ngo bamufata ku wa 5, ku wa nyuma niko babyita. Ngo bamufashe, Herode aravuga ati mwatinze kumubona ko mutamufashe kare. Bati yarakire mu giterane. None biragenda ute? Bati amasaha y'isabato yarangiye. Aravuga ngo mumurinde tuzamwica isabato igeze gute? Ariko noneho Mana, iyo umuntu agiye gusoza nuko mwifata. Tuzamwica isabato igeze gute? Muvuge ngo amen. Ababwire ahantu Herode yatsindiwe hakomeye
ni ugufata Petero ntahita amwica akamubika ngo bazamwica isabato irangiye. Yahise aha barokora umwanya wo gusenga. Ibintu byose iyo shitani atahise abigeraho akakurekera umwanya wo kuza mu giterane, intambwe ya mbere ya shitani yo gutsindwa nuko atakwishe. Nuko atakwishe. Intambwe ya mbere ya shitani kuri wowe yo gutsindwa nuko ugihumeka. Kuba ugihumeka, kuba yakuretse ukageraho, byarangiye shitani yatsinzwe. Icya mbere umenye ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Icya kabiri umenye ko Kristo ababarira. Icya gatatu umenye ko ushobora kurira kurarurira bwaca mu gitondo. Vuga uti ibyo birahagije. Herode ngo amufashe uko ategereje ngo bazamwica, abitorero barasenga. Abitorero bagira gute? Bisobanura ngo iyo bafata Petero bagahita bamwica, ntacyo amasengesho yaragize gute? Ntacyo amasengesho yarakimaze. Ariko kuko bamubitse, abasenga babonye uko basenga. Bibiliya iravuga ngo iryo joro Herode ari bumusohore ngo amwice. Herode niwe muntu uhagarariye abantu bazamwara ubuzima bwose bwo mu isi. Yaramwaye n'ubu aracamwara. Yabwiye abaturage ati muzindukire muri sitade ndamubereka. Ngo ndagira gute? Arababwira ati ndamuraranye. Ngo agize gute? Ati ndamuraranye, bamuboshe amaguru n'amaboko, baramurinze, abakomando 16 nta n'umwe uri businzire, baramurinze. Ariko ngo abitorero basenze. Abitorero bagize gute? Bibiliya yaravuze ngo iryo joro marayika w'Imana aramanuka. Iyo Bibiliya ivuze marayika hari, hitumenya ko ari Kristo aramanuka. Ngo umucyo waka muri icyo cyumba. Ngo amanura ikiganza gikoma mu mbavu za Petero. Petero arakanguka, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Operasiyo iratangiye. Tugiye gusenga amasengesho we. Operasiyo igize gute? Iratangiye. Nje ndi mu kazi. Petero arabyuka. Ngo ahagurutse, Bibiliya yaravuze ngo ibimuhambiriye bimuva ku maboko biragwa. Comora bimuhambiriye. Umuntu waje muri iki giterane afite ibimuhambiriye, muraje mubona imbaraga z'Imana takari turasenze. Haleluya! Ibimuhambiriye biragwa. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo itera umwitero. Umwitero ni umurimo awukoza ku mutwe. Aramubwira ati nkurikira. Gira gute? Gira gute? Abarinzi bari barihe? Mvuge ngo bahagazaho. Turashimira Yesu gukura ahantu ibikugose biri. Nkurikira. Bibiliya iravuga ngo bagera ku rugi rwa mbere. Rugira gute? Nimutabivuga ndabyihorera. Urugi rwa mbere rugira gute? Urwa kabiri rugira gute? Urwa gatatu rugira gute? Urwo mu marembo rugira gute? Amugejeje hanze ati ngaho ja mu materaniro. Utekomereza ko munini bature. Petero aravuga ati zene inzoza bamfashe barakomeye nta nabacika. Ariko ngo ateye intambwe abona biremeye, ya kabiri ageze hanze aravuga ati narinzi ngo ndi mu nzozi. Ariko hari ikintu menye ko marayika w'Imana, menye ko Imana yohereje marayika wayo ankura mu maboko yande ya Herode. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Menye ko Uwiteka yohereje marayika wayo ankura mu maboko ya Herode. Ndagira ngo mbabwire, twebwe ntabwo tuzaba mideni ubutaverisa. Iki cyari igiterane cyo kubwira abantu gukomera kw'Imana, tubwira abantu imbaraga z'iki z'Imana. Niba hari ibintu bitera isoni, ni ukubona umuntu yirirwa mu rusengero ku cyumweru hagacamo ku wa mbere ku wa kabiri akaja no ku mupfumu. Muvuge ngo biteye isoni. Muvuge ngo biteye isoni. Mu bintu bitera isoni bibaho ni ukubona umuntu aja mu giterane cya mbere akaja mu kindi akaja mu kindi, bakamubwira ukundi Imana ikomeye, bwaca mu gitondo akaryamana n'umuntu ngo amuhe ifaranga, kandi hari Imana itanga amafaranga
ikayaha abantu bagikijijwe. Ibi byaha mubona bigenda bikorwa ni isi igenda itera abantu ubwoba bakamanika amaboko imbere ya shitani. Ariko hano hari Imana yagutabara utaracumura. Hano hari Imana yagutabara ukikijijwe. Hano hari Imana yagukura no mu maboko y'ibyagufashe. Hano hari Imana. Korali Gosheni itegura iki giterane yerekanaga imbaraga z'Imana. Izi mbaraga muzisunge zizatugeza aho tutakwigeza. Izi mbaraga zizadukorera ibyo tutashobora gukora. Bene data nje uhagaze aha ntabwo natanga ubuhamya, ariko izi mbaraga zankuye inyuma y'inka zitamase mu gishwati. Murabona ko zingiza umuntu. Murabibona namwe se? Izi mbaraga ndagira ngo muzisunge zizabageza ahantu hakomeye. Dufite tashi yo kuvuga imbaraga z'Imana. Icya kane nasorezaho, ndagira ngo mbabwire ko Abafilisitiya bwari ubwoko bukomeye. Bafashe Samusoni gwa mikono, bamufata gwa mikono. Baravuga ngo wafashe ingunzu zohereza mu ngano zacu. Ingano zirasha turaceceka. Bukeye mu gitondo wica ingabo zacu turaceceka. Ejo bundi waranduye ibikingi by'amarembo urabidukubita turaceceka. None ubu turagufasha. Urongera kuvuga iki? Uzongera gusirimba? Uzongera kuvuga ngo Imana irakomeye? Uzongera kuvuga iki? None aha ikintu tugiye kugukorera ngo Imana kujijisha Abafilisitiya bakora ibintu bigize gute biciriritse. Imana igambiriye kuzakora ibikomeye. Ngo ibintu bakoreye Samusoni ni ibintu bibiri. Ngo bamwogosha umusatsi, barangije bamunogora amaso. Bibiliya iravuga ngo ariko ntibamwica. Ariko ntibagira gute? Ntibamwica. Ubundi kumwogosha umusatsi no kumunogora amaso ntibamwice byari birutwa no kumwica afite umusatsi afite n'amaso. Rero bakoze utuntu turi toto. Ibyo bakoze bibiri rero. Ngo Samusoni bamushira muri sitade. Ngo y'abantu benshi barimo ngo baje baramureba baseke. Bagambiriye kumushinyagurira. Ariko bagiye kumushinyagurira ngo bari bafite intego zo kwerekana ko Imana itsinzwe. Berekana ko Imana itsinzwe. Bibiliya narayisomye neza. Muvuge ngo amen aka kantu gasorezeho. Ngo muri ibyo birori by'Abafilisitiya Samusoni ngo yararaho. Bamusize hagati nk'ahari amakaro, bahasiga isabune, yaje arakandagira akanyerera kandi aziritse. Nta maso agira, nta n'umusatsi. Ariko ngo muri ibyo birori Abafilisitiya bicaye bose mu ma VIP, buri wese yicaye mu mwanya ungana n'uwo yaguze, baje muri byenda gusetsa. Ngo muri iryo teraniro ryabo habonekamo umwana w'umuhungu. Umwana w'iki? Ndabibasabye muzabisome. Umuhungu. Ngo uwo muhungu ngo abonye Samusoni aguye gatatu amugirira imbabazi. Ngo aragenda aramwegera ngo amufataho. Abwira Samusoni ngo mfataho. Samusoni ati we hurinde? Ati ndi umuhungu. Uri umuki? Ati ndi umuhungu. Kunje ahondi? Ati ninje ukugira imbabazi muri aba bantu bose. None uragira gwiki? Ati ntiwongere kugwa hasi. Samusoni ati umfitiye imbabazi? Ati yego. Aravuga ati none ko ntari kureba wamenya aho inkingi zigize iyi nzu ziri? Umuhungu ati ngwino nkujaneyo. Umuhungu abaramufashe. Umuhungu abagize gute? Nshaka kubabwira aka kantu ariko ntamushaka kukumva. Umuhungu abagize gute? Bibiliya ikoresha ikinyarwanda ivuga ngo aramurandata. Aramurandata. Aravuga ati ngwino atahangeze mrambura ukuboko abafashe inkingi ya mbere. Umuhungu aravuga ati dukomeze hariya hirya. Abafashe inkingi ya kangahe? Ya kabiri. Umuhungu ati noneho rero inkingi zose urazifashe? Samusoni ati nazifashe. Uzifashe neza? Ati ndazifashe. Umuhungu aravuga ati rero ntabwo urica abanyabyaha, ndi hano na kandi ntari umunyabyaha, nje ngiye gusohoka mu minota ingahe ukora icyo urakora.
Samusoni ngo umuhungu abaragiye. Uyu muhungu Bibiliya yimuvuga. Esaya mu gice cya 9:5 yaravuze ngo duhawe umwana w'iki w'umuhungu. Ni Kristo wasanze Samusoni hagati y'inzu y'Abafilisitiya bamuseka. Burya ni Imana bariho baseka, ariko Imana iravuga iti intego nzayigeraho sinsindwa mu mihigo. Imana yavuze ngo avutse kugira ngo mbone impamvu ku Bafilisitiya. Ngo akimara gufata inkingi Samusoni arasenga ati Imana, amaso yo barayajanye, umusatsi barawogosha, ariko umwuka uracahimo, ndacahumeka. Hari timu y'abahungu imaze iminsi iririmbira avuga ngo kuburiho nico gishoro cyawe, ibindi bizemera. Haguruka dusenge. Kuburiho nico gishoro, ibindi bizemera. Ko mutaririmbye muhaguruke dusenge. Ayi kuburiho nico gishoro, ibindi bizemera. Murugutinda guhaguruka. Kuburiho nico gishoro, ibindi bizemera. Ayi kuburiho nico gishoro, ibindi bizemera. Tugihagaze ndashaka kubabwira, iyo umuntu akiriho agihumeka aba agifite amahirwe ye yose. Ngiye kubabwira kubaha urugero rumwe rw'icyo mvuze. Byarangiye Samusoni agaruye inkingi, ngo ako kanya umusatsi warameze, bisobanura imbaraga z'Imana ziba ziragarutse. Kandi ziba zigize gute? Umusatsi uramera afashe izo nkingi. Ako kanya ngo agize aca, Abafilisitiya baraseka batariko impumyi nazo zize gukubagana. Ubu zari kurwana n'irangingi ya zifera beto zirimo. Abagazaca baravuga bataziko ni nka kera twarakogosha. Arongera agira abambere batariko turi kubona umucanga uturutse hejuru. Arongera agira aravuga atahiritse sitade twavuga ngo iki. Arongera agira nko guhumbya sitade yose biramanutse. Abafilisitiya bose barapfa. Samusoni apfana nabo, ariko waja mu ijuru. Aja hehe? Mu ijuru bahita bagira ibikumwe gucya bati nsinza yigezeho, Imana ntitsindwa mu mihigo. Nico cyatumye bamwandika mu gitabo cy'Abaheburayo. Nta munyabyaha uba mu gitabo cy'Abaheburayo. Samusoni aza mu ntwari z'isi. Aza mu ntwari z'iki? Z'isi. Ndagutangariza ko kuva waje muri iki giterane, isunguye umuhungu akuranda atakugeze hano imbere tugusengere, ubwira Imana yongera imeza agatsasi kawe. Izi mbabazi ziri kubungabunga hano, izi mbaraga z'Imana zirashaka kukwaka Satani wagufashe umutima, akagutandukanya n'uwo mwashakanye, akagutandukanya n'abakubyaye, akagutandukanya n'itorero, akagutandukanya n'Imana yakuremye. Yesu arashaka kongera kuguhuza n'Imana kugira ngo akubabarire. Ubundi Yesu namara kukubabarira wongera umenye imbaraga ze. Ngiyi intego tugasenga Imana.